Papa Sava. Ariko nibyo nyine. Mama nabimubwiye iki? Singase byaba byo kutumva nyine umugara wabandi. Wabonetse abi. Ngewe nibyo mbabwira. Urumva ubundi na kera na kare gusangira byahoze. Nabashye mwabagabo. Nukuri kw'Imana abantu bakicara nk'uko bose bakoma bakarya bagasangira. Ariko sangira ibintu. Ariko papa arakosha. Ibintu birahari rwose. Wambaye ko amayoga ariho n'ibindi kuri bunywe. Washiraho ngaho. Ntacyo aribwira se. Ingwara imitobe yanjye ngewe. Bose kunaniranye. Arongore umugore yahisemo. Arongaye umugore. Amukanda amaso ntashobora kukuza agacupa. Urajuga ikaze. Aka kanya koko. Noneho baherutse kumushyidikana. Umugore utoroshye. Umugore w'umuhanga. Wahinze umushike. Ararengana. Ndetse wararongowe. Yakajyanye se ubundi mukavurira kangaho. Uzi no kumfundira kangaho. Aranga gafunguro. Mwagaruye ibyo bikanu mwabaga. Wewe mucecekere ahubwo nyango ntikibaye. N'amaso Wese nabonaga neza inda turi kuziha. Inda turi kuziha. Umurongo ejo bundi umukobwa arahitamo. Papa Sava. Ndeba. Papa Sava. Reka mubwire abagabo. Mwamugira ngo abagabo bubu babi. Kugira ngo amukore profesor ijya kumurema. Ndibyo mwira Papa Sava. Ora nutaryo kwabo. Yemera ko ruzi kwiruka. Reka tugaruke ku cyaduteranyirije aha. Ibyo ni ibindi wa mugani wanyu. Nk'abantu rero nk'uko twahuriye aha nyine. Nk'uko nagiye mbibabwira ariko si ibyanjye gusa. Dore uyu mugabo ndegeye. Yarambwiye ati mfite urubanza. Atari ko urwo rubanza mfite ndifuza ko mwarumfashamo. Nibwo rero nabatumiye turahurira n'abandi bataraza bari buze kuza ariko ubwo urumva nyine nuko bimeze. Nkaba rero nagira ngo muhe umwanya atubwire urwo rubanza afite natwe turebe niba hari icyo dufite cyo kumwunganiraho. Murakoze rero. Wasuhuzanye ntabwo twongera. Komeza ikiganiro. Mu by'ukuri ntabwo ikigenderewe. Make ndumva munakizi herega ntabwo. Naratumiye ntabwo nabishyize mu bwisho. Dukurikire twumve. Ndumva mbere yuko mbabwira n'igitekerezo rero nabahamagariye ngira ngo nshimire Papa Sava yaramfashije umugabo. N'ubu no kuza rwose nari nabimusabye ngira ngo tubahurire. Hafi ni ko byari ibintu numva ntajyana mu misozi mu kabari ngo tujye kubiganirirayo. By'umuryango kabisa bya hafi aho ngaho. Hakuse mwamukomera make. Ariko niko bivuga kugenda. Rero nizibye no mu magambo. Nyine ibyo nyine nagira ngo ahita narasa no ku ntego. Kuko murabizi afite igitekerezo gikomeye. Komereza ku ijambo mwumve hanyuma turebe uko n'ubundi si ibanga ni ubukwe kandi abari aha nubwo wa mukobwa wanjye bari aha se mwese singira ngo Arabanza rw'invitation iwanjye hageze kera. iriya rero murabizi umwana n'umuryango ntabwo aje nk'umuntu. Ubwo ni ukuvuga n'ikibazo kijemo rero sinakihererana. Biba bigoye mu mutwe haba harimo byinshi. Ariko barabizi nyine nk'uko abibabwira murabizi yuko nyine ubukwe bwo burahari. Yarambwira rero ati mpuriza abantu mfite agatekerezo ngomba kubagezaho hanyuma nagira ngo n'ubundi tumutege amatwi akomereze ku ijambo. Wese nk'umuryango nk'uko bivuze n'abandi bari muze kandi kuko ari ubwacu. None rero murabona bakwe bacu ejo bundi aha baraje baza kumbwira ikibazo bafite. Ikibazo bafite ikibazo cy'umurwayi cy'umuntu barwaje mu muryango wabo. Ariko urumva cyabaye nkaho kigonganye n'iki n'ubukwe bwacu. No bambwira ariko ikibazo cy'inkwano ngo bayakoreshejeho ngo buretse nta mwanzuro namuhaye. buretse utaravuga umwanzuro nge singuce mu ijambo. Aho rero hajemo ikindi kintu.
hajemo ikindi kintu kuko ubwo nge sinumva muri make baraje bakubwira ngo tumutange ku mukopo sicyo bwo ubushatse oya nyine cyashaka buretse gato buretse oya nicyo nunganiraho oya papa njye uko yabimbwiye oya si icyo ngiye kuvugaho yambwiye ati ngewe byagenze gutya ibintu turitegura baraje bafata irembo umaze gufata irembo noneho nyuma ibitoki narataze invitation narazitanze nyine yarabatumiye oya abantu bose barabizi umusemburo twarawusabitse byararangiye amahema twarangije kuyakodesha none hajemo icyo kintu cyo kuvuga ngo inkwano izatangwe nyuma ati niyo mpamvu nahamagaje abantu papa sava buretse nyine mutange ibitekerezo byatangwa bitangira icyo kintu ntigishoboka kwanza njye mbanze mbabwire ngo icyo ntabwo ari cyo niko se ni gute ushobora kwicara ugapanga ubukwe sibyo warangiza ukaza ukicara ukavuga ngo umukobwa ku ideni ibyo bintu bizeye mu Rwanda ariko se reka nkwereke ubundi utagiye kure ubushize twarabaze mu nama y'ubushize ibirongoranwa byafashe miliyoni imwe hafi na 500 reba ibyo tuzajyana tuzajya gutwikura n'umutwe none se suko none se papa sava ndabyanze nanjye kwijya kure y'umuco mwibererekera ibintu papa sava nta bukwe butajemo inkwano icyo ni kimwe nta mukobwa warongoye mu muryango wacu ku ideni ibyo bintu ntibishoboka rwose ariko byabaye ngo muvuze umuco nimuvuze umuco se tuvuze umuco kera hari ibyo utawuzi nimuvuze umuco ngohe oya buretse hari ibyabagaho kera twumve niba natwe byashoboka kera umusore yashoboraga gukundana n'umukobwa ariko adafite inkwano bakamuha umugeni witwa ubuntu cyangwa se ukaba wavuga uti uwo musore azi iwanjye akora imirimo hanyuma nge nzabona ko imirimo ihwanye niyo nkwano agenda arongore babyitaga gutaha ariko papa sava uzi ko umeze nk'umuntu uri gukina singuze mumbarize ariko se mwabagabo mwe sibyo ruga ubu bukwe uko ubizi umuryango wacu ukuntu twihaye uko ubizi tuzagenda dufate amahema duteke baze barye tugura amayoga baze banywe hejuru yo kuvuga ngo ni ideni umukobwa se turamutanga ku musheto ibyo bintu byabaye hehe umukobwa ntabwo uyu mugabo yiryaga akimara buri gihe ku ipikipiki ataha amashuri agera gute atwara ipikipiki avuga ngo umwana ajye mu ishuri yiga agera gute izo mvune murazirengagije muragiza mu mutanga gutyo gusa ntabwo twabyirengagije oya papa sava ibyo bintu rwose reka nkubwire amagambo makeya ibyo bintu ntabwo bishoboka ntabwo dushobora gushingira urugo rwacu ku ideni nta hantu ibyo bintu byabaye noneho rero reka turebe ubundi buryo bwa kabiri oya ngewe rega ngewe ndimo guhuza ibiganiro nk'uko twabihuza urumva uburyo bwa kabiri nk'uko wabimbwiye n'umukobwa nawe twabiganiriye reka barambwira ngo barwaje umuntu umuryango warwaje umuntu arwara indwara ikomeye bamujyana kumuvuza hanze atariko ngewe ubwo n'umusore ati inkwano ndayirengera ngewe muzansinyira igihe nikigera inkwano ngewe nyibahereze nta kibazo papa sava wigorora ibintu ushaka kuza ushyiramo ibintu byo kutwumvisha ibyo ngibyo ibitekerezo byawe niba barafashe amafaranga y'inkwano bakajya kuyarwazamo umuntu ibintu ni bibi narwara pe cyangwa se akire urumva bagende bategereze nibamara kubona bafite gahunda bazaze bazi tugire gute tuba umugeni ariko kuvuga ngo bafashe amafaranga y'inkwano bayajyana kuyavuza umuntu ibyo ntabyo bashaka indaya bari cyangwa se apfe bigira inzira ntawe tubahaye kandi ubwo genda rivuze ndarangije ariko ngewe icyo navugaga nyine ni imiryango igiye kubana ariko se ubundi abana kubana si urukundo icyambere ntabwo aba ari urukundo icyambere si urukundo none se niba ari urukundo abana niba barakundanye noneho bakaba bagomba kubana ibyo bintu byose mukaba mwumva byari bigeze ku munota wa nyuma aho kugira ngo musubike ubwo bukwe niba ndashingira ku rukundo mwaretse bakabana akabasinyira iyo baruwa ashaka kubasinyira igihe azatangira inkwano igihe cyagera iyo nkwano akayizana wenda ko byaba ari no kubashyigikira nk'abo ngo papa sava ngiye singuce mu ijambo ariko ndakumenyesha ko ibyo bitekerezo byawe ntawe wabijya inyuma ubwo rero uraje urahinze utangiye gufata abantu ngo bumvishe ibyo bintu hejuru y'inda yawe wowe ugenda uvugira ku nda kugira ngo ugende ubukwe bube ugende ufate amayoga umuhorobye ugende udabagire hejuru y'ibintu ariko uravuga ngo ngiye ngorobye abantu babaga mu mushwana gutya byari nabasazi bibi binambara subiza atinyuka njyewe uri insuzugura mu rwego rw'ikingire ku kurumva njyewe ngorobye oya ndashaka kukubaza ndege ndashaka kukubaza izi nzoga ntabwo mwazisanza muri mwe hari n'umwe wazanye inzoga ndege
izi nzoga ziri hano niyo wampaye amafaranga ngo nzigure none si cyo kibazo niyo waziguze se muri mwe bwari wakoteje kuza kunywa izi nzoga ariko mugatinyuka ngo njyewe muje iwanjye ngo mporobye ndahorobye ndi umuhovu wowe ntabwo urimo kunywa watangiye uvuga ngo iki ngo abantu nibanywa inzoga ziriho ibintu biriho warangiza ukavuga ngo mporobye ngo nyokobeze njye ndakayumva ndi umuhovu njyewe navuze ngo noneho nagutuma urukaza nimunahaguruka niba atashaka mu rugo rwe adashaka uyu mugabo umubwiye nabi ahubwo ikigaragara ariko se reka kuryongora mu rugo noneho ndavuze ngo mwese mwicare dukurikize ibiganiro uko bikurikiza ninjye wagiriye mbabarira rwose yicara rero uvuze nabi rwose yicare turamucana amande niba ari amande ndayatanga ntiwumva ikibazo nanone ufata dushyireho ciyasi ese ko bataza ngo bafungure aho tugaruke noneho ubwo nyine ni shitani bibijemo ubwo twari turi muri icyo kibazo wa mugani ariko urabizi ntacyo dupfa n'ubundi ahubwo hano hari umugabo twari twimyije Ese wa mugani nahoze mbona twaganiriye ko utabijemo ahubwo se mwabagabo mwegeye ko mwanunguye ibintu byose mwavuze kuva dutangiye kugeza aka kanya murumva ari byo by'ingenzi mbese uragira ngo duhere ku birongoranwa kandi tutarabona n'inkwa aha si byo se njye navuze ikintu kibanza ni amafaranga y'inkwano amafaranga ataraboneka ibintu byose rwose nta kiba kijya mbere umva digidi iyo mushaka gukemura ikibazo mugihera mu mizi urumva ukamenya imvano yacu kugira ngo ikibazo gikemuke ariko mwe mwahereye mu bushorishori ujya gutema igiti ahera mu bushorishori atema cyangwa umuntu ahera mu mizi kwanza reka mbabwize ukuri dusasa inzobe twese ahangaha turi bakuru dusasa inzobe umuryango tugiye gushyingira ni muwuzi none se ni abacu mujye mureba muzakora ishyano muragira ngo mufate umwana nk'ugiye kujugunya iyo ngiyo mwagiye mwohereza n'aho muzi nimubazi aya rwose njye ntabwo mbashyigikiye mujye mubanza kureba abantu badafite inkwano ubwo bafite n'inzoga bazabatura murekera aho nabumvishe ibyo murimo muvuga byose nabyumvishe ubukwe bwanjye bumaze gupfa inshuro 3 ari ukubera abantu ari ukubera amagambo y'abantu namwe mwumva ibintu 3 uwa mbere yaraje ngo ntago yize uwa kabiri araza ngo mukeneye za miliyoni ngo mukeneye ibiki n'ibiki uwa gatatu araje muzanye by'amoko amoko n'ibiki muntega amatwi mwafatiraga imyanzuro nkiri muto nanjye ntarakura ubu ndakuze mureke nifata umwanzuro icyambere murandeka nijyane ngende bazabazanira inkwano nyuma cyangwa nijyane niba mubyanze byose cyangwa ariko ubundi digi na rugaba muracyara abagabo batoye umwe muri mwe nimujugunye hari impeta umwe muri mwe yitoranye mandongore nandongore umwe muri mwe muri abagabo batoye umwe muri mwe nandongore nimwe mwateje induru hejuru ngo singire gute mumaze kwica ubukwe bwanjye bwose kangahe 3 papa urabizi ndakubaha ariko buretse gato mu ndongore renge niwe ubwirwa rugaba jyamo reba ukuntu rugaba kanura se ngaho